byaravuzwe byarabaye nyuma ya kudeta yo ku itariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973 abanyapolitiki bamwe barafashwe birumvikana nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda ngo zitukwa mu nkuru. Imfungwa ya mbere yabaye Perezida Girigori Kayibanda. Mu kiganiro cyacu gishize mwumvise ko Colonel Laurent Serubuga uba mu Bufaransa yavuze ko uwo abakoze kudeta batumye kubwira Perezida Kayibanda ko yavuye ku butegetsi ndetse agasubirayo kumubwira ko agiye kujyanwa gufungirwa mu kigo cya Izar Rwerere mu cyahoze ari komine Cyeru mu cyahoze ari prefectura ya Ruhengeri. Iyo ntumwa yari Kapitene Leonidas Rusatira, ubu ni general uri mu zabukuru uba mu Bubiligi. Twagerageje kumusaba kuza muri iki kiganiro kugira ngo asubize rimwe mu bibazo mwibaza, ariko araduhakanira tubwira ko ibyazi yabyanditse mu gitabo cye. Uko ikiganiro gitera imbere impaka ziba ndende n'ibibazo byiyongera, tuzakomeza kumusaba kukitabira. Reka twongere tubaze Colonel Laurent Serubuga, umwe mu bakoze kudeta akaba yari yungirije Perezida Habyarimana muri Etat Major. Nizihe ngamba zafashwe mbere yo kujyana Perezida Kayibanda irwerere? Ninde wafashe icyo cyemezo? Ni Habyarimana twahaga iyo misiyo ko yareba ahantu ya andoho akava muri influence y'abariya groupe yari yaramwoheje nyine biriya byose. Ariko ubundi iyo groupe yamugiraga inama mbi yari igizwe n'abande? Ntabwo mbaze nge nibere mu by'amafaranga, ariko rero akiri muri Etat Major ntaragenda ngo hari ziriya mvururu zari zazanywe n'abanyeshuri zimaze gukwira bati ifuko les forces armées interviennent. Ministre Habyarimana abiproposa Perezida aravuga ati ka tuzabibyige muri Conseil des Ministres. Muri Conseil des Ministres ministre wa education ati pas question n'abanyeshuri bari bakora imyigaragambyo dans aucun pays démocratique, ntabwo abasirikari bajya kubuza imyigaragambyo y'abanyeshuri. Noneho Seyanga nawe wari ministre de la présidence chargé des affaires politiques administratives, nawe kuko harimo na inzego intermédiaire du parti zari zamaze kujyamo zigira ngo abanyeshuri batabatanga, zihagarikiwe na Seyanga ariyo comité du salut. Noneho Seyanga nawe ati no, ati abanyeshuri mureke bakore ibyabo ahubwo ro parti iza pacifier le pays. Ubwo rero harimo nyine nabo bashyigikiye Habyarimana ahubwo abaminorize sinzi nibyo bigeraho. Noneho muri inama ya Etat Major bahofise batinyuka baravuga batese turagumye kurebera ko polisi itakihari, turagumye kureba abantu bapfa ngo turi ingabo, izo ngabo zirebera abaturage bapfa n'iki. Hari watinyutse ati abantu bari kuvuga ngo niba utashoboye guhagarika ziriya egura. Yaratubwira nayo nkiri iyo mu nama ati murabona icyo bashaka ari njyewe bashaka, cyangwa se barashaka ko mwese mugira umutwe nkanjye ahari. Ati noneho bagasigara bakora icyo bashaka. Nkubwiye ko rimwe mu nama Habyarimana yihereranye Perezida aravuga ati bariya bavuga ngo abantu ntibapfa, ngiye gushyira abasirikari babajije niyake bafite za materiel dingi ku kiraro cya Kanzenze. Ati hanyuma nzakwereka imirambo bamaze bajye bafata imirambo Nyabarongo ishariya, noneho nzakwereka. Hanyuma iyi mirambo arayibona 58 ndabyibuka. Urumva ibyo ngibyo byose sinzi rero abandi bari bafatanyije, ariko nzi ko muri Conseil des Ministres wa mugani yari minorize, harimo bamwe kwamaga ahubwo. Ibyo bikaba byo byatumye muvuga muti u Rwanda rwari rugiye kujya mu rwobo. Oya no, ibyo ntubimbaze, iyo ni tugiye gusubira mu y'inzuki ntitwavugira. Iriya episode yahise ni nziza cyane nayishimye. Ari ibintu Simba yavuze rwose abantu bibazagaho cyane, iyo bagiha akantu gatoya gusa
nakahe yibagiwe nuko bimwe yavugaga ati bari baranze binenaguzaga iby'abasirikari hari akantu murinda haba amaze kuba minisitiri wa garde nationale niho twari tukinjira twari tumaze mw'amezi make yahamagaye Munyandekwe aramubwira Munyandekwe niwe watubwiye yavuyeyo ati biriya bintu by'abasirikari ko ari iby'abakiga ati waretse nkagushakira buruse ukajya kwiyigira i Burayi ukazazana diplome iryoshye. Munyandekwe aramusubiza ati niyandikishije muri iri shuri exprès ati mbizi ati kubera ko barumuna banjye ntabwo iwacu amikoro y'umuhira ntabwo ashobora gutuma baziga ati ndiga mpembwa bizatuma ntangirira barumuna banjye bagashobora kwiga ati ntabundi je vais me retaper 5 ans en Europe zagaruke badashobora kujya mu ishuri ngo aramubwira ngo ngo respect votre choix bari kuzabyicuza ari byo Munyandekwe yatubwiye muri 71 nyene ba Bizimana babaye ba ministre Kayibanda yari yabipropoje Munyandekwe umunsi wo kurahira abona siwe babwiye aratubwira ati sinababwiye ngo none batabyicujije. Nibutse abumva ijwi rya Amerika ko mu basirikare bakuru 11 bigitiriye kudeta yo muri 73 hasigaye batatu gusa Colonel Laurent Serubuga, Colonel Bonaventure Ntibitura na Colonel Aloyse Simba. Colonel Ntibitura twaramushatse ntiyadusubiza kuri iki kiganiro, tuzongera kumutumira mu kiganiro igihe cy'urubanza rwa Perezida Kayibanda kigeze kubera ko ari we wari umucamanza mukuru twarabimusabye. Muri aka kanya reka twumve icyo Colonel Aloyse Simba wari komanda wa Kanombe mbere ya kudeta avuga ku magambo ya Colonel Serubuga mumaze kumva. Yemeza ko mbere ya kudeta abanyagitarama bari barateguye imvururu mu gihugu. No, je ne pense pas ko abanyagitarama bari bo bateguye imvururu, ahubwo imvururu yavuye mu banyeshuri. Ariko rero nyine nanone numvaga muri komite barega kuko numva nabo bareze ngo Kayibanda niwe wateguye imvururu y'Ikabgayi, ariko ngasanga atari byose. Perezida yajya mu banyeshuri kugira ngo babwire igihugu ati ntabwo ari byo. Imvururu yabahereye muri universite y'i Butare, harimo abanyeshuri barimo ba Bizimungu, barimo ba Mugesera, barimo bande nibo bahaye kwirukana abatutsi. Icyo gihe abo bantu kandi baje kugaragara nyuma ya kudeta mwabahaye n'imyanya ikomeye bakoreraga nde? Icyo kibazo ndakikubaza wowe, ariko ndanakibaza n'uwari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Sebatware nabambwira icyo uwabo bantu bakoreraga, niba barakoreraga Kayibanda. Tubwire icyo gihe muri 72 abo bahungu bo muri kaminuza bari muri Comité du Salut Public, ibyo babikoreraga iki? Batumwaga nande? Perezida ntabwo namenya aho batumye. Icyo nzi cyo nuko Pluto bari abasore bakoze iyo myigaragambyo, niko twabyumvaga, ariko ntabwo numva ko ari bari babatumye. Uretse ko umuntu par extrapolation umuntu yavuga ati urabona bari abantu benshi bari mu Rukiga, ubwo yenda babaga bashaka kugira ngo ibintu bihinduke. Ntabwo bizi rwose. Niba mu gihugu harabaye imvururu, hari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, uwo yari Andrea Sebatware, ubu nawe uba mu Bubiligi. Izo mvururu Colonel Laurent Serubuga avuga, nkawe Andrea Sebatware warazibonaga, wakoze iki ngo uzihoshe? Ayo makuru y'abantu bishwe avugwa na Serubuga niyo wihariye kamemo cyane hari abantu bapfuye muri ko cya Gitarama, cyane hafi y'uruzi. Hari abantu bapfuye hagati ya Gitarama na Kibuye hafi y'uruzi. Ibyo rwose ndabizi kandi nabivuganye na perezida ko nazenguruka icyo gihe, nazenguruka mu Rwanda hose, cyane aho numvaga spesialoma hari ibibazo ntabwo batanga raporo. Ariko ubundi donc mbere ya kudeta prema hari
hari umwuka mubi mu Rwanda hose cyane cyane Kigali ariko ni hose umwuka mubi wari hose wumvaga hasa ni hano kurunguru. Uvuze yuko wazengurutse mu gihugu cyose ukareba uko byifashe ndetse ukabigeza no ku mukuru w'igihugu. Izo raporo zimuhaye Perezida Kayibanda hari icyo yakoze kugira ngo ibintu birangire vuba? urabona izo nkuru zaje ugutatu. Habanje abanyeshuri iby'abanyeshuri tugize imana bihagaze, haza iby'amaliste yo bandika ku rugi ngo abanditse ntibashobora kwinjira mu biro byo kwirukana abakozi b'abatutsi. rimwe na rimwe bamwe hari n'abo basagaraga bakabita abatutsi atari. icya gatatu rero none ni ukujya mu baturage. ibyo by'abanyeshuri nakubwiye ko abanyeshuri parike yagombye kubakurikirana. maze kubona ibyo by'amalise yo kwirukana abakozi, maze kuba nabyo bibaye, yewe nabwiye perezida ko ngiye gukoresha n'amaperefe biriya bintu ndabona byo bishaka kujya no mu baturage. noneho njye n'abaperefe dufata ingamba tuzitire kugira ngo bitinjira no mu baturage. aranyemerera umunsi 8 twari twabahamagaye dukora inama marezoma. uwo munsi dukora iyo nama perefe w'Igitarama ntabwo yayijemo kuko iwe hari hahiye, bari batangiye kwica abaturage, bamwe kubaroha mu ruzi abandi bakabica. Ariko se abo bantu bicaga abantu ntimubamenye muri ba minisitiri muri leta, ni abo bantu bari bande? Inama irangiye nibwo namenye ko muri Gitarama batangiye gutwikira abatutsi no ku ese bamwe bakabarisha. Ubwo hari ku ye tariki kuri 27 mu kwezi kwa kabiri 2023 byabaye kandi nabi muri Gitarama na Kibuye. None iriya kudeta ibaye yarabatunguye cyangwa mwabonaga yuko yari kwiye kuba? Yewe ishobora kuba yaratunguye cyangwa itaradutunguye, umuntu yabivuga byombi. Gute aho itabatunguye ni he? Kuko abasirikare twajyaga tuganira bamwe bakabambwira Habyarimana ko Habyarimana yabari teretere kuko yabagambaniye ko wari kubikorana na Kayibanda kugira ngo bakomeze babagire kuri kumva rwose icyo kintu cyo kumva bakiguze baba ko Habyarimana we kuko we na Kayibanda umvikana we ntabarengere ukuntu situation yari imeze. Yari meze nabi ku buryo nyine normal wabona ko iyo kwitishobora gukora. Tugaruke gato ku cyemezo cyafashwe cyo kohereza Perezida Gerigori Kayibanda i Rwerere muri Cyeru mu cyahoze ari perefegitura ya Ruhengeri. Colonel Laurence Rubuga avuga ko cyafashwe na komite y'ubumwe n'amahoro. Colonel Aloyse Simba yarayirimo, namubajije niba icyo cyemezo yarahari gifatwa. Oya, ntabwo rwose nakwemeza ko aba twarakoze inama twese hamwe, reka niba barayikoze ubwabo kuko bashobora kugira abantu batuma. Ntabwo twigeze dusaba inama kugira ngo tujye kumubwira ngo yemere, kuko pratikoma n'umuntu w'umugabo nawe sinzi ko yari kwemera. Ntabwo rero byo bagomba kuba barabikoze ukwabo, cyangwa se Habyarimana akabakorera afatanije n'abo yagishije inama. Abo yagishije inama naho yewe ntabwo byo kuba ngo tumwohereze ahangaha cyangwa tumuvana ahangaha nabyumvise. Bari kontre ndibuka yuko umugore witabye Imana iyo decision yafashwe na komite, nanjye nayo ndimo ivuga ko Rwerere akaza Gitarama kumuherekeza. Ibyo nibyo nibuka, ariko byo kumujyana Rwerere ntabwo nabyumvise, ntabwo mbyibuka. None se kumujyana Rwerere ubundi kubera iki mutamujyanye i Remera cyangwa se mumujyane i Kabgayi cyangwa mujyane niwe mu rugo kubera ko yari afite iwe? Kubera iki mwamwohereje kure y'umuryango we, y'abaturage bamuzi, y'inshuti ze? Ibyo byo nishobora kubyimagina, ariko ntabwo inama nari nyirimo. Ariko kuba baramujyanye hariya bangaga ko nibamurekera Gitarama abaturage bashobora gushaka kumureba,
kandi bakaba bagira akavuyo bakamenya ibintu cyangwa se bakora revolte mu bamujyanye aho atazwi kugira ngo abantu bashobore kujyaho kwa Kayibanda byari kuborohera naho kuvana Igitarama aho byarumvikanaga ko bagomba kwamuvana bakamujyana ahandi ariko kumujyana Rwerere pratikoma ko nyine bamujyanye bagira ngo bamwisore direse de la population kuko n'abandi iyo mujyana ahantu hari abaturage benshi uko icyo gihe abantu baramukundaga baregeretu bari kuza gutera akavuyo bakatongana bagashaka gusaba ko bamurekura Rwerere presque n'ahantu izole hari muri ferme y'umuzungu nta abantu bandi bari bahari. Perezida Kayibanda yajyanywe i Rwerere we n'umugore we wari ufite umwana w'uruhinja w'umukobwa afungirwa mu nzu yahoze ari y'umuzungu wategekaga iza Rwerere. Perezida Kayibanda ahageze yahashanze umuturanyi wari muri leta ye ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Andrea Sebatware ukomoka muri ako gace yari yarahubatse. Aratubwira uko yamwakiriye. Kayibanda bamaze kwamugeza bagomba kuba baramugejeje nijoro kare mu gitondo nkiryamye umukozi twari twajyanye n'umusa ko maze ku cyumba iwanjye ati nise n'iki shati hano hari abasirikare bagushaka itagenda nsanga ni se biguri niba yarisweta na sinjye ngo niwe wariyoboye iyo kumva rero arambwira ngo baje gushaka ibintu ngo kubera databuja wikeneye databuja ndetse ukenera n'ibintu ushaka kuvuga mu Kayibanda mwamuzanye hano watiyegera hano harugurwe nuko tuza kuvugana muri zare hari posibilite nyinshi bagomba kuba baramuzanye nta kintu bateguye sinzi nako ntabwo nabivuga ni ukuvuga byo kuryamaho byo gutegura kugira ngo ashobore gufungura no ibyo kurya par exemple kandi bari bafite n'akana katari kamenye kuvuga ni ukuvuga ko bamuzanye we n'umugore we n'umwana vrema ntabwo ko ari nk'uruhinja kuko agomba ko ataramenya kuvuga ndakeka umwana we yakeneye amata etc. Hari ibyo nashoboye kuba hari ibindi babwiye ukuntu babibona muri izare nyuma y'umunsi wa kabiri cyangwa wa gatatu ngenda n'amaguru ngerayo ni purize umwe tuwa kilometero ubona nagiye bafite agaserikire muri site y'abakozi ngenda ngiye gufata ikirahuri cya byeri mpageze nkasanga isagatwa yamuramutsa noneho ntingiza imana noneho uranjyana arambwira atewe ati ntugire inama wakwihamira hano kugenda ukaganira na bene wanyu atari ugerayo urinjira iwawe mu parisi y'iwawe ariko ntushobora kuyisohokamo nahitamo kwibera bene wacu ko nta kibazo nafite ko ngaho genda uzabandamukirize ubwo tuzatureba ariko singiye kwigira umunyuru kandi nshobora kwitanga kwitemberera ibyo gusura Kayibanda ntabwo sinanabisabye uwo munsi nibwo nyuma naje kumenya ko Sagatwa yazaga i Rwerere tureju ntabwo nzi yamaze akora ibyo ariko ubundi yazaga buri munsi kureba kubana na Kayibanda avuganaga ntubimbaze ntabwo mbizi nta muntu wayinsobanuriye ariko niko byari bimeze. Barabyumvise mu kiganiro cya mbere Serubuga avuga yuko yoherejwe i Rwerere kugira ngo abone umwanya wo gutekereza ku byo leta nshya yamubwiraga bakoze kudeta bamubwiraga bamusaba kwemera yuko bamukuyeho kugira ngo ashobore guhabwa ibyubahiro n'ibyagenwa nk'umukuru w'igihugu ko ari igihe cyo gutekereza. Mbese uratekereza ko uwo muntu yabaga ari intumwa ije kureba niba yabyemeye cyangwa atabyemeye? Ubwo nkurikiye ibyo Serubuga yavuze nkabona kandi akaba yakoraga na veti buri munsi urabona Kigali buri munsi rwose yarazaga ubwo ndakeka ko yenda aricyo cyamuzanaga nakeka niyo hari ahantu wakomoze uvuga ngo aho yaracumbitse hari hameze hati hari amazu atatu ibanza niyo Nkizabera yabagamo Wacyategeka ikurikiyeho nayo yari nemusitiri iya gatatu yari jite
noneho iyo nzu perezida Kayibanda yabagamo ni yabo bazungu bategekaga aho hose bategeka izari mbese ene yake para bategeka ene yake niyo iyo nzu yari yari yabo niyo baragamo baje muri administration mu control ariko ifite ikintu rero naje kubona lebure zarimo zose danze ni somene bari bazikuyemo bazana izindi nshya bakomanze kwa muri harya mu gikono kwara abantu zabakoraga imeble lebure zose barazihinduye bashyiramo lebure nshya yari cyumuri cyakurikiye icyo gihe nagiye mu misa kuri n'abana runaba komini Butaro none tugarutse mpageze ndahagarara mbona umusirikare umwarimu nkajya gusura purize wacu aranyemere turagenda n'umugore n'abana turasanga Kayibanda n'umugore bicaye muri salo turaganira umusirikare yatwicaye iruhande ariko noneho ageze aravuga ati birahagije murekera aho ngaho kuko ndasezera Kayibanda araduherekeza atugeze hanze umusirikare avuga ati nuko ugarukira aha ngaho twe turakomeza. Tubwire muri make ya Kayibanda uko amubonye, wasanze ari umugabo umeze ute? Mbese wasanze ari umugabo wababajwe n'ibyabaye, wacitse intege, cyangwa se wamusanganye bwa bwema bwe ubona avuga nk'uko yavugaga akubaza ati aho ngaho hanze bimeze gute? Wamubonye ute? Yewe Kayibanda nawe ni umuntu burya no special. Yewe uretse ko nari nzi nyine ko ibyo byabaye, iyo umuntu atabizi akamuntu ko yarameze ntabwo wamenya ko ari ko bimeze. Wagira uti ni perezida wicaho ngaho rwose yari calme muri simplicité asanga ngo na perezida uzi ko ari we wadukingura iyo umuntu akomanze wari wese etc. Donc nuko nasanze vraiment ari umugabo uzi kwihagararaho wifashe nta kintu wabonye no kumuvuga yavuga ukumva avuze uko avugaga witse ko ntabyo twavuze hari n'umusirikare nyine wari utiri iruhande nakwisweho n'umusirikare muri komundi ntawamenya uko ibintu byagenda. Ariko rero icyo gihe Kayibanda nabonye rwose afite impano idasanzwe bose ukuntu yari ameze ntabwo ari iby'abantu bose. None yigeze akubwira yuko adashaka kuva ku izima, ko adashaka kwemera iriya leta yari yamukuyeho? Ariko babibajwe n'abandi bikaza mu kiganiro muganira. Kandi mubwiye ko twari kumwe n'umusirikare. Perezida Gerigori Kayibanda yakomeje kurindishwa ijisho yirwerere. Umugore we yaje kunanirwa gukomeza kuba muri iyo nzu imeze nka gereza, aracika agenda ahetse umwana we, ariko aza gufatirwa kuri base. Amaze kugenda ibirometero hafi 30, nyuma yaho yemererwa kujya kuba Igitarama Ikavumu. Yahasanze imfura ye Pio Kayibanda wigaga mu Bubiligi, ariko ubutegetsi buhindutse asabwa kugaruka mu Rwanda atarangije kwiga. Mu mwaka w'1974 Perezida Kayibanda yemerewe kuza gushyingura umufasha we wari witabye Imana, ubwo yagumishijwe Igitarama ari kumwe n'imfura ye Pio Kayibanda wagumanye na se igihe cyose yarafungishije ijisho kugeza yitabye Imana ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1976. Ijwi rya Amerika ryari ryarateganije kumutumira muri iki kiganiro, ariko ejo bundi ku itariki ya 4 z'uku kwezi yitabye Imana amarabira. Dufashe uyu mwanya wo gukomeza umuryango wa Kayibanda wose, nyakwigendera Pio Kayibanda tumwifurije iruhuko ridashira. Washington, Ijwi rya Amerika.
nk'uko twabibasezeranije dukomeje kuganira ku ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki nyuma ya kudeta yo muri 73. Duhere ku bafashwe mu ikubitiro nk'uwitwa Gakire Yohani, yari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Twamuhereyeho kubera ko yafashwe mu ijoro ry'iya kane rishyira gatanu Nyakanga, kandi Colonel Laurence Rubuga yatubwiye ko bari baziranye cyane, bari inshuti kuko biganye mu iseminari yo ku Nyundo. Twiganye donc muri 5e na 4e latine, twicaraga ku ntebe imwe. Uwo Gakire akaba ari mwene wabo na Nyiribakwe. Ntabwo mbizi, nzi ko ahubwo yari muramu wa Mbarubukeye. Ubwo yaba muramu wa Mbarubukeye ataba we, ariko nakubwira yuko ari umugore wa Nyiribakwe, avindimwe na Gakire. Nyiribakwe Godefroid akaba yarafashwe ku itariki ya gatanu ku itariki ya gatanu, ndetse yafashwe no ku ya kane. Ntabwo yagarutse iwe, yavuye iwe ahita abura, haba kudeta ntiyagaruka, agombe kuba ari kwa Kayibanda. Ariko umugore we ari mu bantu ba mbere boherejwe Igitarama ku itariki ya gatanu mu gitondo. Bagiye kwa Nyiribakwe abasirikare, imodoka irabatwara ibajyana Igitarama. Ibyo bintu ntabwo mwabimenye? Ntabwo mbizi. Ngo abasirikare nibo bagiye kwa Nyiribakwe mu gitondo, babwira umugore n'abana, barabapakira babohereza iwabo imushura. Oya, nzi ko kwa Nyiribakwe umuntu yanyuraga agiye ku Kibuye. Ibyo ntabwo mbizi. Byarantangaje numvise yuko hari abantu bafashwe ku itariki ya gatanu mu gitondo, hari abantu bahise boherezwa iwabo. Kuri Nyiribakwe byarihuse. Ntabwo nabihakana cyangwa ngo byemeze. Ijugujugu twari turimo, sinumva ko ku itariki ya gatanu hari ababonye misiyo yo kujya gutwara abantu. Murumva bidashoboka yuko? No, ntabwo mbihakana cyangwa ngo mbyemeze. Washington, Ijwi ry'Amerika. Iby'urupfu rwa Gakire Yohani wapfuye mu ba mbere mu mpera za 73 tuzabivuga mu biganiro biri imbere. Muzumva uko Serubuga yabimenye n'icyo abivugaho. Gakire Yohani yafatanywe na muramu we Nyiribakwe Godefroid, wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imirimo ya Leta. Yafashwe mu ijoro ry'uwa gatanu Nyakanga, kandi bukeye umuryango we uhita uhambira woherezwa muri komini Mushubati mu cyahoze ari prefectura ya Gitarama. Nashoboye kuvugana n'umuhungu we Clement Nyiribakwe. Kazi neza ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Nagira ngo unkubaze, papa wawe umuheruka ryari, yavuye mu rugo ryari, yajyanywe nande? Papa wanjye muheruka le 4 juillet agiye ku kazi umugoroba. Ndabyibuka ko yaje avuga ko ashaka guhita asubira ku kazi byihutirwa. Hari nko mu masaa 12 gutyo yagiye. Ubwo ntabwo yagarutse, sinongeye kumubona. Saa 12 ko yari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Imirimo. Saa 12 n'igice yaragiye muri Minisiteri. Ubwo Minisiteri ntabwo zari zifunze? Ntabwo mbizi. Yavuze ko ashaka guhita asubira ku kazi, niko yatubwiye. Ndabyibuka, nari umwana ariko ndabyibuka nakunda kuba ndi kumwe nawe yabaga ari mu rugo. Kuva uwo munsi ntiyongeye kugaruka mu rugo? Ntabwo twongeye kumubona, yahise birangira. Ku itariki ya gatanu kudeta irabaye, mwayimenye gute? Byabagendekeye gute aho ngaho mu rugo? Twebwe akwanya atagarutse. Twebwe ku itariki ya gatanu twabyukijwe n'abasirikari bazengurutse urugo rwacu. Nta kindi batubwiye ko tugomba, bazanye igikamyo batubwira ko tugomba gufata ibishobotse. Badupakiye igikamyo batujyana aho papa avuka mu giturage. Uwo munsi urasenguje twaraye mu giturage aho papa avuka, i Nyarusange muri komine Mushubati Igitarama. Nibutse abumva ry'Amerika ko Clement
nyiri bakwe tuvugana icyo gihe wari ufite imyaka 8 ariko urabyibuka mu kanya navugaga ibyerekeranye na Nyokorome Gakire Yohani nawe wafashwe akaba ari mu ba mbere bishwe muri 73 byagenze gute abantu bafashwe byari twibutse icyo wibuka wewe iby'Agakire ntago mbizi gusa ndavuga ibyo murumuna we nawe bafunze icyo gihe uretse ko nyuma nawe yaje kuko yamazemo imyaka igera kuri 3 nyuma za kuvamo murumuna wa Gakire yambwiye ko yapfuye Gakire babavana i Kigali bamutransfera mu Ruhengeri ko yaguye mu nzira bagiye bamukubita bamugeza mu Ruhengeri deja yapfuye yaramubonye yapfuye yaramubonye nibyo nabwiwe na murumuna we nta wundi muntu wo mu muryango wanyu wagize ikibazo uretse Gakire na murumuna we nta bandi bagize ibibazo justement mushiki wa Gakire nawe baramufunze nawe bamwicira muri gereza ntabwo yagarutse mwebwe nk'umuryango mu rugo nk'abana na mama wanyu mwagize umutekano uhagije nta mutekano twagize ntawe birumvikana urumva papa baramujyanye baramwica Gakire baramujyana baramwica Agnesi baramutwara baramwica sogokuru nk'uko nigeze kubivuga sogokuru yari burugumesitiri w'iriya komine Masango muri bamwe batowe yaba amatora nawe bahise bamukuraho ubwo urumva nyine agahinda kari muri famiye ni ibintu bikomeye kandi baramusubiyaga cyane nta mama nta burenganzira yari afite bwo kurenga komine urumva ibibazo yari afite n'abana bagera kuri 6 bakiri batoya ni ikibazo gikomeye ntabwo ushobora kubyumva utarabibayemo undi wafashwe mu ba mbere ni Ntarikure Eli wari umunyamabanga mukuru muri presidansi twibukiranye ko ari nawe perezida Kayibanda yatumye gushaka General Habyarimana mbere ya kudeta ijwi rya Amerika ryashatse kuvugana n'umwe mu bana be atwizeza ko azitabira ibiganiro bizakurikira tugeze ku wundi munyapolitiki Fideli Nzanana wari minisitiri w'imari uwo nawe yari inshuti ikomeye ya Colonel Laurent Serubuga avuga ko yamwakiye akazi perezida Habyarimana akemera kumugira perezida wa Cour des comptes ariko hari icyo ntasobanukiwe nkibaza Colonel Serubuga n'ukuntu Nzanana yaraye kwa Karaveri yamuremye bugacya mu gitondo afite rendezvous kwa Rizinde 2:30 yagira kwa Rizinde agatelefona Habyarimana ati ndamufashe ariko andi makuru akabambwira yuko Nzanana yafatiwe ku Kibuye iwe ntabwo bishoboka yaje waje kunsaba ko nakwenterefona akabona rendezvous hanyuma telefona Rizinde ko byari mu nka 5 n'iki yashobora kumujya arambwira ati ndi mu nama ati ni ntabwo ushobora kuyigira ati ejo mu gitondo 2:30 bibwiye Nzanana arishima aravuga ati kajya gushaka icumbi akiza ababwira uko byagenze bareke mu gitondo hano verekare Rizinde arantelefona ati votre ami Nzanana amaze kumurosova ati ibindi perezida arabikubwira nkubitwa n'inkuba nese perezida aje mu byambuye bya rendezvous ko ari rendezvous nayizabye ibyo bindi bize mwati ariko ubwo ni ku mutima wanjye hanyuma awonzere dmindo perezida arantelefona nawe yambwiye yantunganyaga nyine etc nuko ndetse ahubwo ikimbwira ko ari wonzere minuko ntabwo nashoboye no kongera kureba muri dosiye n'iki naratashye njya kubwira umugore tugwa mu kantu nyine ibyo nibyo wowe Colonel Laurent Serubuga uvuga ku ifatwa n'ifungwa rya Nzanana mu kanya turaza kureba icyo umuryango we ubivugaho aho yafatiwe nuko yafashwe murabikurikira mu kanya ku ijwi ry'Amerika Washington ijwi ry'Amerika nyakwigendera Fideli Nzanana yafatiwe he reka twumve icyumwe mu bana be Madame Miriam Nzanana ubu uba mu Birigi abivugaho Miriam Nzanana kazi neza ku ijwi ry'Amerika
muraho neza, murakoze kunyakira. Urakomeye. None papa wawe bamufatiye Kigali, bamufatiye ku Kibuye, bamufatiye he? Papa wanje bamufatiye ku Kibuye kubera ko twari twagiye ku Kibuye. Nibuka ko inzu yacu aribwo yari ikimara kuhuzura aho ngaho, twaragiyeyo baragiye kuyitaha, noneho niho twari tuhamaze iminsi. ubwo baza mu gicuku mu ma 3h du matin dusinziriye, abasirikare baraje barakinguza, noneho barinjira, ubwo bavuga ko bagiye kumujyana. Papa abwira mama ngo uzamenye abana, ubwo yagiye ntitwongeye kumubona, nta makuru ye twongeye kumenya. Colonel Serubuga we uvuga yuko yari inshuti ye, aravuga yuko yamubonye bucya bari bumufate. Mbese uwo Colonel Serubuga uramwibuka, uri umwana, yari inshuti yanyu, mwaragendanaga nk'uko abivuga yuko ari inshuti y'iwanyu cyane? Colonel Serubuga ndamwibuka, twari duturanye, bari batuye hafi ya Kamilitaire. Ndamwibuka rwose, hagati yacu n'iwabo hari hatuye Sindikubwabo, Dr Sindikubwabo niwe wari hatuye, noneho twagendaga nabo bagendaga iwacu. Ariko kuvuga ko yabonye papa mbere yuko bamufata, ndumva ntabwo, kuko muri Kigali yabaga hari, wenda barabonanye byo nibyo, ariko ntabwo bamufatiye i Kigali, bamufatiye ku Kibuye, yari yagiye ku Kibuye. Nagira ngo nkubaze, wowe hari abasirikare, wari ukiri umwana mutoya, ariko hari abasirikare wigeze ubona bakambitse iwanyu basa n'abategereje yuko papa wawe yataha ngo bamufate? Abasirikare twe twabonye nyuma, ahubwo nyuma niho twabonye abasirikare, ariko mbere yaho ntabwo twabonye. Kuvuga ko yaraye i Kigali byo ntabwo bishoboka, kubera ko nyine bamukuye mu rugo, yaraye ku Kibuye. Hanyuma ubu yakaremye, niba ari yakaremye cyangwa yamuremye, yashobora kuba yarahagiye mbere, ariko ntabwo ari icyo gihe. None se tuvuge yuko rimwe na rimwe muri ayo mezi 3 yahise mbere yuko afatwa kuva mu kwa 7 kugeza mu kwa 10, rimwe na rimwe yajyaga aza i Kigali akagaruka ku Kibuye, nibyo? Nibyo. Hari abantu bashobora kubitemwanya, byo nanjye ndabitemwanya, ko ndi umwana kandi nari mpari, ariko hari n'abandi bantu bandi nzi, ntabwo umestre wari uhari we nawe yabitemwanya. None uwo mubyeyi wawe kuva bamujyana icyo gihe kuri uwo mugoroba, ntabwo mwongeye kumubona? Mwigeze mubona akanya ko kugira ngo mumusure mumenye amakuru ye? Nta makuru twongeye kumenya. Yagiye nyine nkatwe w'abana, nyine twabaga dutegereje ngo papa azagaruka, umuntu yakomanga tukagira ngo ni uje. Tumara imyaka myinshi dutegereje, twibwira ngo yenda azaza. Na mama rero nawe yabayeho babeshya ngo aracyariho, bamwe bakazana udupapuro ngo tuvuye muri prison yanditse, ariko nta makuru twongeye kumenya. Byari ibintu byo kubeshya nyine, abantu bakaza ati nimuduhe amafaranga tumushyire, ariko nyuma twazi kumenya ko n'utwo dupapuro batuzanaga barapfuye deja. Mu kurangiza ngira ngo nkubaze ko wavuze yuko Serubuga mwari muturanye, yatugeraga mu kanya muri kino kiganiro yuko yari inshuti ikomeye ya Nzanana ndetse n'abandi. Mwigeze mumubaza muti mbese papa ari hehe? Njyewe nanjye ko nari mbizi turi bato, bari abantu b'inshuti, nibyo tunaturanye rwose, tugendererana n'abana babo tugendererana, ariko ntabwo twashoboraga kongera kumubaza ngo papa yagiye, kuko ni abantu bahise baduturna rodo, ntabwo bongeye kutwegera. Ahubwo nanjye mubonye, ngiye muheruka kera, mubonye namubaza impamvu atigeze nawe adushaka ngo atugire cyangwa anadukomeze, nk'umuntu wari inshuti wagendaga iwacu. Yahise ako kanya, kandi na mama nawe yagiye atubwira ko akenshi bajyaga bahura agakora nk'adashaka kumuvugisha. Bivuga ko hari ikintu yari azi yahishaga. Nkeka ko yashobora kuba yaradushatse, nk'uko hari abandi badushatse bagiye baza kutureba, barimo ntashobora mboneyeho rwose no kuvuga nk'umuryango wo kwabagaragaza, n'umuryango, hari n'abandi benshi bagiye badufasha donc cyangwa kuza kuduhumuriza, ariko we ntabwo nigeze mwumva, nawe yabivuga ko atigeze yongera kutwegera. Urakoze cyane Miriam Nzanana ku bw'aka kanya gakomeye
wahaye ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro ku mateka akomeye y'igihugu cy'u Rwanda. Tuzakomeza tubatumire uko ibiganiro bigenda byigira imbere, tugatera intambwe. Ubutaha naho nitubakenera muzatwemerere tubatumire ku ijwi ry'Amerika. murakoze cyane, kandi twizeye ko ibyo biganiro rwose mwateguye ko tuzashobora kumenya ukuri, kandi ko n'abazagenda babazwa bazagerageza kuvuga ukuri. Ibintu byararangiye, nta nzira dufite yindi, ariko turashaka kumenya aho ababyeyi bacu bagiye, nibuze tukaba twagenda tukaganira karaho si ahangaha niho umubyeyi wacu yaguye. Murakoze. Urakoze nawe. Niba ibyemezo byarafatwaga n'abagize komite y'ubumwe n'amahoro, dusubire kuri Colonel Aloyse Simba kuri iyi ngingo. Rwose ntabwo ibyo ngibyo byo gufata abo bantu twigeze tunabivuganaho. Siroma ko yabivuganyijeho n'umuntu ushinzwe sekirite, probablement na chef d'état-major. Bagiye bafata abantu urusorongo kuko bamwe bafashwe abantu b'imemo bari kwa Kayibanda kuko bavuye kubagira kwa Bizimana. Bizimana yaratuye kuri ya muhanda wo kuba Bernardine, abandi nabo bajya ku mpunziye, hanyuma barafatwa, bafashwe muri iryo joro. Hanyuma abandi bagiye bafatwa nyuma ndibuka ko hari umuntu ndi muri interimu, ndabona hari umuntu twabonanye witwa Minani, twabonanye yaje kundeba aho ngaho, amaze niba hari icyo namumarira, anuza na Harerimana igeze no kuzana we nyuma hari mu kwezi y'aho ngaho muri etamajoro, yari n'inshuti ya Habyarimana. Nibyo byatangaje kumva na Harerimana yarafashwe kuko abantu bamufashe. Yewe na Habyarimana agomba kuba byarumurezi bakajya babamwekana, ntabwo yagiye abafatisha bose abizi, ahubwo bagiye bafatwa gutyo atabizi. Ni abanyagitarama gusa bafashwe, kuko ndibuka ko na Harerimana yigeze kuza mu mupira muri ka Kigali, nuko ntabwo bagiye bafatira rimwe. Na Minani nabako namubonye nyuma, byesira Makuza ya we ndumva muri kudeta, we nawe yaraje iwanjye mukoze muri minisiteri, amuha akazi direkitoma. Ivuga ko naranamugenda yeje kuko muri komite bagiye bambaza ko abantu n'abazi n'ibintu byose. Hanyuma nababwiye ko abundi normal ahubwo mwabibonye ntabwo nta bantu bahandi bafashwe uretse abanyagitaramo gusa, uretse aba hanze. Uwafashwe wundi ni Nzanana w'umunyakibuye. Nzanana we uruye rwabo ariya bahari muri Kivumu. Washington, ijwi ry'Amerika. Nk'uko twabibasezeranije hano ku ijwi ry'Amerika, tuzaha ijambo umuntu wese uvuga ibyo yahagazeho yiboneye, kugira ngo twubake amateka y'amanyakuri. Nanone ariko turisegura ukuri kw'ibyo abo tubona badutangariza, ntitwakwemeza ngo tuguhamye n'ibitekerezo tubasangiza. Undi munyapolitiki wafashwe mu ikubitiro ni Harerimana Gaspari, wari minisitiri w'uburezi. Ku ijwi ry'Amerika tunejejwe no kwakira umupfakazi we. Madame Harerimana, murakaza neza ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane kuduha kano kanya kugira ngo tuganire. Ni ibihe bikomeye, ariko ndabashimira imbaraga mwagize kugira ngo twururutse imitima. Nzi neza ko bitoroshye. Nk'umufasha wa Harerimana Gaspari, nawe waburiwe irengero muri 1973, ndabakiriye ku ijwi ry'Amerika. Nagira ngo ntangire mbabaza, mumuheruka ryari? Muheruka muri 1973 nyine mu kwezi kwa 10, nabwo bwa nyuma. Mbese abamufashe bababwiye ubohereje cyangwa se bigeze bababwira aho bamujyanye? Baje nijoro rwose mu masaha 9 z'ijoro, bahonda inzugi cyane. Umwana wari uryanye niwe wabyumvishaga kutubwira ko hari abantu bariho bakomanga, ngo nibatinda barikingurira. Ikingire barakingura, umwana aza kutubwira nyine, turabyuka, agiye kubareba, yinjiza ati ninjire. Bagenzwa n'amahoro bati amahoro. Koloneli arakudutumye. Koloneli Shinzi ninde
arabicaza rero koroneri ngo koroneri aragushaka ntabwo nzi n'indi rero yarabibonaga wenda yarabyumvaga sinzi nako ubwo yarabizi kundusha abasaba ko ajya gusezera ku babyeyi be bari hafi aho ngaho ati ni hafi hano baranga ntibishoboka noneho rero nimureke mwitegure gukaraba barambara yarabasize bicaye muri saro bari banze no kwinjira niwe babinjije ati ibyo nimumpa amazi nkwe yari ubusanzwe we ari umurwayi wo mu nda yinywera amazi abaporopoza ko hari icyo banywa bahabyeri baranywa hari n'abandi bari bazanye muri iyo modoka bari hanze nabo bafashwe nk'uko baje gufata uwo nguwo arasaba nabo barinjira abahabyeri bo barabinaniwe ariko abo baje kumutwara bo barinywereye birangiye ibyo baragenda ntaho namuherutse ngibyo ni uko nguko abo bantu se bazanye n'abo basirikare nabo bari imfungwa nabo bari bafashe nabo isi bari abafungwa ndabazi bamwe ni abanyagitarama benshi harimo umugabo witwa Munyaneza harimo abari ba minisitiri bari ba depite witwa Muvunankiko Munyaneza wari pereshe kwigira Gitarama na Minani yari minisitiri ndumva nabo nibuka baburije mu modoka ubwo baragenda nyine naho twaherukaniye none nyuma y'imyaka 40 urumva bikwiye ko ijwi rya Amerika rikora ikiganiro nk'iki tugerageza kumenya ukuri ku byabaye bose kumenya ukuri ku byabaye ni byiza nako bisa kuko ariho igihe kibonekeye nta kindi kintu mwumva mwibuka yaba yarashatse gutwara igihe bari baje kumufata ngo yenda bamureka gifate cyangwa se amubwire bati koraho mbese akantu muvuga muti aka ngaka yari agashatse nta kantu mwibuka nibuka namuhaye ishapure nari mfite iyo yari yayibuze urumva n'igihunga bidutunguye ati bigeze harabaga ati mu biriya yanjye barambwira ngo naho ibyo ntibishoboka ngo ntabwo bagiye mu misa sinibuka niba ariko urumva ko ngaho jyana na Bikira Mariya namuhaye ishapure gusa gerageze hanze urira imodoka amagambo bavuze sinayumvise umwana wanjye wagiye akurikiye niwe wabyibuka wenda akababwira ndabasezera ngo basigarane n'Imana yabuhakiye isoko kuvuga uwo mwana wanyu nimba muri kumwe ubwo mwamumpa tukavugana kugira ngo abunganire ariko munyemerere mubyeyi nongere mbashimire cyane kuba mwigomwe mukemera kuvugana n'ijwi rya Amerika nibutsa abatwumva ko muri umufasha wa nyakwigendera Gaspard Harerimana ndabashimiye cyane mubyeyi nanjye ndabashimiye kumpimira reka mbahe uwo mwana wanjye babwire nawe ibyo ashoboye kuba yibuka ndibutse murakoze cyane murakoze namwe Clement Harerimana urakoze cyane kuba wemeye kunganira umubyeyi wawe kugira ngo udufashe kumva agace kari gasigaye kuba kudeta yaba hari ikintu wabonye gisa naho papa wawe yenda ubutegetsi bushya bwamwegeraga kugira ngo bumuzanemo cyangwa se yarabuhungaga ntanahongeye guhurira nabwo nari umwana mutoya mu 23 n'afite umwaka n'igice ku buryo rero ibyo ngiye kubabwira n'ibyo bagiye batubwira cyangwa rimwe na rimwe haboneka ukaje tukongera bakabisubiramo umbwire n'umukecuru wawe yakubwiye kubera ko akwicaye iruhande n'uzajya ugubwa azajya gukosora voilà donc kudeta imaze kuba bamaze kubirukana i Kigali bagiye kuba mu giturage aho ngaho asa n'utangiye kumenyera ubuzima bwo mu giturage ku buryo nk'umunsi baje kumutwaraho yari yirangwa n'abahinzi yanabahembye baranatarama bataha bamwe batinze ko benshi bari abaturage batuye hafi aho ngaho noneho rero we bigeze kubabwira ngo bandike amabaruwa iyo baruwa yongeye nigeze kuyibona mu biro bye asaba akazi ko kuzajya gukora muri zari urumva kuba yarandikiye ubutegetsi nuko yemeraga ko ubwo butegetsi bwafashwe ahubwo aravuga ati ngewe ndi enjeniyeri agoronome kasaba akazi ko kujya gukora kuko n'abaturage abo twagiye tuganira kenshi bajyaga bamubaza bati se bakuvanye ku mwanya reka ati kuba minisitiri ntabwo ari ubukonde ntabwo ari akazi mu byo nigiye ntabwo nigiye kuba minisitiri ndi umuhinzi nzakomeza nkore akazi k'ubuhinzi kuri we yabyakiriye neza
n'ibyo bamubategetse gukora byo kwandika ayo mabaruwa yo gusaba akazi yari yabikoze, gusa nyine urumva gutungurwa aho biri ni ukuza gutwarwa muri iryo joro n'abo bandi baje babatwaye nyine babajyaniye hamwe. nicyo nabona ko habayemo impinduka atari yiteguye, atashobora no gukeka ko ushobora kuba. none mwigeze mubona uburyo umaze no gukura kura ko hashize imyaka itari mike, wigeze kumva mama wawe cyangwa abandi bavandimwe bawe bavuga yuko bahawe uburenganzira bwo kumusura aho yarafungiye? oya, ibyo byo ntabwo byigeze bishoboka, kuko nyuma bahise bafungira abantu mu giturage no gusohoka byari bibujijwe. ariko mama yatubwiye ko yigeze kugerageza nk'inshuro ebyiri, akora n'igikapu ashyiramo imiti kuko tutarwaye, akunda kurwara igifu, ashyiramo imiti, ashyiramo n'utundi tuntu tw'utwenda. bajya i Kigali, hari umuntu w'inshuti yari wamufashije, bajya i Kigali bajya gusaba ko bamusura cyangwa se bitanashoboka bakamugezaho iyo miti n'iyo myenda. umusirikare mukuru wari uhari wabakiriye avuga ngo iki gikapu nibagisige ngo bazabimushyikiriza, ngo ariko kumusura ntibishoboka. ndibuka turi abana, kumwe abana basura abandi bakabaza ati we papa wari hehe, waburaga icyo usubiza, ukumva umeze nk'umuntu ukoze ikosa rikomeye, ukapfa kuvuga yarapfuye, ariko nabyo bitumvikana, ugahunga ngo batagira wongera kukubaza icyo kibazo, kuko uvuga ko afunze byo ntawe atinyukaga no kubivuga. nk'uko twabibasezeranije, uko mukurikira ibi biganiro tubategurira mukagira ibibazo mwibaza, iyo mubitwoherereje turabatumikira. muri aka kanya turatumikira Clement Muvunankiko, ubu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wabuze umubyeyi we ku itariki ya 5 Nyakanga. ikibazo ndagiha Colonel Laurent Serubuga kuko yafashwe n'abasirikare. dore ubutumwa. Clement Muvunankiko aragira ati abasirikare 3 bayobowe na komanda Barahira nibo batwaye papa Gerard Muvunankiko bamuvanye mu rugo i Nyabikenke i Gitarama ku itariki ya 6 Nyakanga 1973. ati bamutwaye mu modoka y'ivatiri, umwe aratwara abandi 2 bamwicara iruhande, ariko badusigiye agapapuro kanditse n'imashini ngo Eta Major. hari umwanya basize handikishijwe ikaramu izina rya papa Gerard Muvunankiko, noneho mama amusaba kwandika izina ry'umujyanye, yandika komanda Barahira. ako gapapuro mama yarakabitse cyane, yajyaga akatwereka, ni nako yigeze kujyana kwa Rizinde kubaza amakuru ya papa. Colonel Laurent Serubuga, mwambwiraga ko mwari muri vurugu, mwari muri rwinshi, ko nta muntu wafashwe ku itariki ya 5. uyu Muvunankiko ko yafashwe ku itariki ya 6 hakoreshejwe urupapuro rwatanzwe na Etat Major. iyo Etat Major yakoze urupapuro rumufata ikaruha komanda Barahira, ninde wayiyoboraga? ibyo ntabwo mbizi, kuko ku ya 6 y'ukwa Nyakanga ntabwo ntuza procureur yararaba. Etat Major rero ntabwo yatangaga, ninjye wa coordonnaga les activités za Dorarume. ntabwo ibyo byari biratangira. murashaka kuvuga ko komanda Barahira yihaye mission, ubutumwa, yiyandikira urupapuro ruvuye muri Etat Major ajya gufata umuntu? simbizi, ngira ngo kuko abandi bose twemera. perezida yatubwiye ati ntawe ugomba gufata umuntu atari manda ya procureur. Colonel Laurent Serubuga asubiza ikibazo cya Clement Muvunankiko. ni kuri ubwo butumwa dusojerejeho ikiganiro muri Isanga twabateguriye kuri uyu munsi. ikiganiro gihagarariwe na Etienne Karekeji. ku cyumweru gitaha tuzagaruka ku ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki, wabafataga, abayobotse bakabaho, abayobotse ntibarusimbuke, abatarayobotse ntibarare na gereza boherejwemo. ni muri
muri Isanga ku cyumweru gitaha. Mbashimire kuba mukurikira Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Ndabasuhuje bakunze ikiganiro muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika. Niya muri Isanga yihariye twatangiye mu cyumweru gishize ku mateka y'u Rwanda. Twabimburiye kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973. Amayobera ya kudeta yo muri 1973 yatangiye mu ijoro ry'iya kane rishyira gatanu y'ukwezi kwa karindwi uwo mwaka. Imyaka ibaye 47. Bamwe mu bavutse icyo gihe bamaze kugira abuzukuru. Byumvikana ko abenshi mu batwumva muri uyu mwanya bagiye babwirwa iby'iyo kudeta mu magambo ahererekanwe nta gihamya. Nta byinshi byanditsweho. Icyo twifuje muri uru ruhererekane rw'ibiganiro ni ukwandika amateka twibariza abaraye iryo joro n'ayo majoro yakurikiyeho. Gusa ku ruhande rw'Ijwi ry'Amerika ntibivuga ko ibyo badutangariza ari ukuri guhamye natwe twahagararaho. Ibyo bavuga ni uburyo babibonye, babibayemo, ndetse n'ibyo baba barumvise ku ikubitiro. Nawe utwumva ushobora kuba warabibayemo ukundi, hari ibindi wabonye. Nawe turagutumiye. Niyo ntego y'ikiganiro muri Isanga. Iyo ntego ni ukuganira mu kubahane, no kungurana ibitekerezo, buri wese yumva undi icyo avuga n'icyo asobanura, nawe akamusubiza bibaye ngombwa. Noneho nongere sabe mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Amerika i Londres mu Bwongereza akomeze ikiganiro. Washington, Ijwi ry'Amerika. Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi. Mbahaye ikaze kuri radio yacu VOA. Iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro tubagezaho buri cyumweru muri uku kwezi ku mateka yaranze u Rwanda guhera ku itariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973. Nyuma y'ikiganiro cya mbere ku cyumweru gishize, hari benshi, ndavuga benshi batwandikiye mu buryo bunyuranye, abandi baratelefona. Mwese mbanje kubashimira ubushishozi mwabikoranye. Dore nawe hari abagize bati kuki mutatangiriye, kuki ntacyo mwavuze ku bya 94, ko ntacyo mwavuze ku ihanurwa ry'indege, ko mutabajije umuryango wa nyakwigendera Perezida Gerigori Kayibanda ko bakiriho, runaka yabeshye, runaka ntabyazi, iyo mubaza nyirana n'ibindi. Niwo muco wa Kinyarwanda, ntawe rwose twabiveba. Ikiza kuri twe nuko ibi byose twari tubyiteze kuri iki kiganiro, kimwe n'ibindi bizakurikirana. n'ibiganiro bivuga ku mateka y'Abanyarwanda atavugwaho rumwe na gato. Icyo ku Ijwi ry'Amerika dushyira imbere ni ukubaha buri wese utugana n'undi udutumira ngo ari twibire, ni uguha agaciro umuntu wese. Ntawe twaha ijambo ngo undi turi mwime. Mwese mufite uburenganzira bungana kuri radio yanyu. Ntabwo twifuza ko hari uwakumva ko we twamuha ijambo ariko ko twaryima runaka kubera amasinde afitanye n'undi. Twaba twubaka dusenya, iyo yaba ari demokarasi yubatse ku mucanga, ntaho yatugeza. Uruhare rwa radio yanyu ni ukuba urubuga rwa mwese, tudatonesha kandi tudatoneka. Niko karusho kacu. Kuba twumva muri uyu mwanya, intandaro y'ibi biganiro ni ubushake Ijwi ry'Amerika ryagize bwo guhuza Abanyarwanda. Nk'uko twabibasezeranije, ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki n'abandi bakozi ba leta nyuma ya kudeta yakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Gerigori Kayibanda. Abafashwe ni benshi, ntitwashobora
kubavuga bose ntitwabahera ijambo rimwe, ariko turabararitse nimutange ibitekerezo byanyu kuri Facebook ya VOA radiyo yacu. Reba ikiganiro Murisanga, utange igitekerezo, ubaze ikibazo, tuzagutumikira ntituzagutenguha. Ikiganiro Murisanga ni cyanyu.